hari Imana ijya ihagarara mu cyuho cy'ibintu byose byabuze ikuzuza hatuzuye. Yobu yaratangiye ngo bene wacu barantaye. Yobu yageze mu bihe bikomeye kugeza ubwo abantu bamuciraho iteka bavuga ko ari amafuti n'ibyaha yakoze. Ndashaka kubwira abantu bari mu makuba no mu mubabaro ukomeye, ndashaka gukomeza gukoresha ririya jambo rivuga ngo naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka kikagira amashami, ndetse hakaza amashami y'ibitontome meza, hakazaho n'imbuto nziza abantu bakarya kandi bakishima. Nje kubwira abantu bakozweho n'ibihe ngo hari Imana itegeka iminsi n'ibihe. Hari ibindi bihe by'umucyo bikurindiriye, hari ibindi bihe by'ibitwenge bikurindiriye, hari ibihe by'umunezero humura, kuko Imana itegeka ibihe irakuzi kandi iragusobanukiwe. Hari ijoro ry'ihumure, hari igitondo cy'umugisha kikurindiriye wowe aho wicaye. Ntuheranwe n'agahinda. Imana igufitiye amakuru yizewe, Imana ikubikiye ibisubizo, Imana igufitiye ubutabazi, Imana igufitiye ibyiza igomba kuzagupangira ukiba muri ubu buzima. Kandi reka nkubwire, ntukite ku bintu byinshi, ujye wita ku kintu cyatumye Imana igusiga. Hari Imana ijya ihagarara mu cyuho cy'ibintu byose byabuze ikuzuza hatuzuye. Yobu yaratangiye ngo bene wacu barantaye. Yobu yageze mu bihe bikomeye kugeza ubwo abantu bamuciraho iteka bavuga ko ari amafuti n'ibyaha yakoze. Ndashaka kubwira abantu bari mu makuba no mu mubabaro ukomeye, ndashaka gukomeza gukoresha ririya jambo rivuga ngo naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka kikagira amashami, ndetse hakaza amashami y'ibitontome meza, hakazaho n'imbuto nziza abantu bakarya kandi bakishima. Nje kubwira abantu bakozweho n'ibihe ngo hari Imana itegeka iminsi n'ibihe. Hari ibindi bihe by'umucyo bikurindiriye, hari ibindi bihe by'ibitwenge bikurindiriye, hari ibihe by'umunezero humura, kuko Imana itegeka ibihe irakuzi kandi iragusobanukiwe. Hari ijoro ry'ihumure, hari igitondo cy'umugisha kikurindiriye wowe aho wicaye. Ntuheranwe n'agahinda. Imana igufitiye amakuru yizewe, Imana ikubikiye ibisubizo, Imana igufitiye ubutabazi, Imana igufitiye ibyiza igomba kuzagupangira ukiba muri ubu buzima. Kandi reka nkubwire, ntukite ku bintu byinshi, ujye wita ku kintu cyatumye Imana igusiga. Mpisha mu mababa mwami Satana tandasa, ninca mu muriro wambwiye ko ntazashya, ninca amazi wambwiye ko atazantembana, nkomereza amaboko ndwanira intambara. Mpisha mu mababa mwami Satana tandasa, ninca mu muriro wambwiye ko ntazashya, ninca mu mazi wambwiye ko atazantembana, nkomereza amaboko ndwanira intambara. Niki cyantandukanya n'urukundo wankunze Mana? Mbese n'inzara cyangwa n'ugupfusha, nukugambanirwa cyangwa se n'ugutotezwa? Mu minsi nsigaranye Mana uzandengere. Mpisha mu mababa mwami Satana tandasa, ninca mu muriro wambwiye ko ntazashya, ninca mu mazi wambwiye ko atazantembana, nkomereza amaboko ndwanira intambara. Amen.
ngo ni iki cyantandukanya n'urukundo rw'Imana? Ni inzara se? Ni ukugambanirwa? Ni ubupfubyi? Ni ukuba umupfakazi? Nta na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Yatubwiye ko niduca mu muriro tutazashya, kandi atubwira ko niduca mu mazi atazadutembana. Yaratubwiye ngo tuzarya ikica ntacyo kizadutwara, kandi ngo bazadutera baciye mu nzira imwe batatanyirize muri zirindwi. Nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Nkomeje kubasuhuza kandi mbabwire ngo nimukomeze mwihangane muri ibi bihe turimo byo kwibuka ku nshuro ya 28 kwibuka abatutsi bazize jenoside yakorewe abatutsi 94. Dukomeje kubahumuriza tubabwira ngo Imana y'amahoro irahari kandi Imana iri mu ruhande rwacu. Ibi bihe rero turimo nibyo kubahumuriza no gukomeza imitima y'abantu, kandi nibihe byo kubwira abantu ko nyuma y'ibibazo, nyuma y'intambara, nyuma y'akaga, nyuma y'amakuba, nyuma y'ibibi byose abantu banyuramo, hari ibyiringiro kuko hari ikindi gihugu tuzajya kuruhukiramo. Nkuko nakomeje kugenda mbaganiriza ku mugabo witwa Yobu, n'ubu niwe turi buganireho. Tugiye kureba muri Yobu 19 umurongo wa 14. Bene wacu bantaye, n'inshuti zanjye zanyibagiwe, abo mu nzu yanjye n'abaja banjye bangenje nk'umushyitsi, mpamereye nk'umunyamahanga, mpamagara umugaragu wanjye ntarushye anyitaba, nubwo mwingingisha akanwa kanjye. Umugore wanjye azinutswe umwuka wanjye, kandi gusaba kwanjye kuzinutswe bene mama, ndetse n'abana bato baragusuzugura. Iyo mbyutse bamvuga nabi, inshuti zanjye z'amagara zose ziranzinutswe, nabo nakundaga bampindukiye abanzi. Amagufwa yanjye yumiranye n'umubiri wanjye n'inyama zanjye, ndetse sigaye ku menyo gusa. Nashakaga kubabwira ngo umubabaro ntago umubabaro uriho muri iyi minsi ari umubabaro utarigeze kubaho gusa, ahubwo ibihe by'umubabaro byagiye bibaho, ariko Imana ikomeza kugenda ibana n'abantu bayo. Aya magambo Yobu yakomeje kuvugana amagambo agaragaza umubabaro, kandi hano Yobu yarageze ahantu huko ibyiringiro byari byamaze gushira. Hano Yobu yaratangiye aravuga ngo bene wacu barantaye. Ndashaka kubwira abantu ngo naho abantu baguta, naho batagutuka babura, nje kuvuga ngo hari Imana ijya ihagarara mu cyuho cy'ibintu byose byabuze, ikuzuza hatuzuye. Yobu yaratangiye ngo bene wacu barantaye. Yobu yageze mu bihe bikomeye, kugeza ubwo abantu bamuciraho iteka bavuga ko ari amafuti n'ibyaha yakoze. Ndashaka kubwira abantu bari mu makuba no mu mubabaro ukomeye, ndashaka gukomeza gukoresha rya jambo rivuga ngo naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka kikagira amashami, ndetse hakaza amashami y'ibitontome meza, hakazaho n'imbuto nziza abantu bakarya kandi bakishima. Ngo bene wacu bantaye, n'inshuti zanjye zanyibagiwe. Aya ni amagambo Yobu yakomeje kuvuga ngo bene wacu barantaye, ngo n'inshuti zanjye ziranyibagirwa. Yobu yanyuze mu gihe cy'icuraburindi, kandi yahuye n'akaga, kugeza ubwo hari amagambo yavuze ngo yicaye ku ndiba y'urwobo rw'ikuzimu. Impamvu yavugaga ko yicaye ku ndiba y'urwobo rw'ikuzimu kandi atarapfa, nuko yari yagwiriwe n'akaga n'amakuba, abuze abana be, abuze umuryango we, abuze ubutunzi, abuze abagaragu. Arakomeza aravuga ngo abo mu nzu yanjye n'abaja banjye bangenje nk'umushyitsi. Abagaragu be bamwitaga bosi, abaja be bamwitaga bosi bakamwubararira, ngo abo mu nzu yanjye, ngo ndetse n'abaja banjye, ngo bose ngo bambona nk'umushyitsi.
nta gaciro kigira, ntago yari akiri bosi kuko ayo guhemba ntayo yagiraga, ntago yari akiri uwo kubahwa kuko ubutunzi bwari bwamushizeho, ngo bo mu nzu yanjye n'abagaragu banjye ngo bose bafata nk'umushyitsi. Ubwo ni ubuzima tugenda tunyuramo, ni ubuzima bw'umubabaro, aho umuntu usanga yicaye yari afite abana nka 15 ariko akakubwira ngo asigaye ari wenyine. Ubu ni ubuzima bw'umubabaro. Yaravuze ngo abo mu nzu yanjye n'abaja banjye bose bamfata nk'umushyitsi. Aho umuntu yari ariho afite umugabo umukunda umwitayeho, hanyuma agapfakara agasigara ari wenyine atera kandi akaniyikiriza. Hano ni ubuzima Yobu yari arimo, bwari bwamukomeranye. Birashoboka ko nawe uri guca mu buzima nk'ubwa Yobu, ndetse ukabona icuraburindi rirakugarije nka Yobu. Hanyuma Yobu akomeza kuvuga amagambo, aravuga ngo bamereye nk'umunyamahanga, ngo mbamereye nk'umunyamahanga. Mureke mbabwire, aho umuntu yabaga afite umuryango urimo abantu 100 ariko ugasanga yakoresha ibirori, yakicara nko mu birori bye akabona harimo abantu batagira icyo bapfana, abo bafite icyo bapfana bose nta numwe ugihari. Imana ibagirire neza, Imana ihagarare mu cyuho nkuko yahahagaze ikahaba kwa Yobu. ngo mpamagara umugaragu wanjye ntarushya nyitaba. Aya ni amagambo Yobu yavuze, ni amagambo yari arimo umubabaro w'ibihe bibi yari yicayemo, kandi ndabizi ko muri ibi bihe hari abameze nkawe. Ngo ndahamagara nkahamagara abaja banjye, ngo ntibajya baruha bagira gute banyitaba. Hari ibihe umuntu ageramo yari yitunze agatungwa n'abantu, hari umuntu ageramo yari ari muzima afite ingingo nzima, ariko ibihe bikamukuraho amaguru n'amaboko. Hari ibihe umuntu ageramo yari umunyacyubahiro agahinduka isuzugurwa, agacishwa bugufi. Ariko mu ijuru hari Imana, nje kubwira abantu bakozweho n'ibihe ngo hari Imana itegeka iminsi n'ibihe. Hari ibindi bihe by'umucyo bikurindiriye, hari ibindi bihe by'ibitwenge bikurindiriye, hari ibihe by'umunezero. Humura kuko Imana itegeka ibihe, irakuze kandi iragusobanukiwe. Ngo nubwo mwingingisha akanwa kanjye, ngo umugore wanjye hazinutswe umwuka wanjye, umugore wanjye hazinutswe umwuka wanjye. Nimureke mbabwire, ntugakubitane n'umuntu ngo umusuzugure kuko utazi icyatumye amera gutyo. Nubona umuntu ari kugendera mu kagare, ujye umwitondera, ntuzi icyatumye amera gutyo, kuko n'abari mu kagare bagenzaga amaguru abiri. Nubona umuntu asigaye ari umwe, yari afite umuryango munini, ujye umwitondera, ujye umwubaha, kuko ibyamubayeho nawe byamukubaho. Nubona umuntu ari umukene kandi yari umukire, ujye utuza. Kandi nubona umuntu afite imico imeze ukuntu, ateye ukuntu, nabyo ujye ubyitwaramo gake kuko utazi icyamuhinduye. Hari abantu bari bafite imitima myiza bahindurwa n'amateka y'ibyo bagiye banyuramo. Nuhura n'umuntu ntukavuge ngo uriya muntu ameze gutya na gutya, ahubwo ujye uharanira kumenya impamvu yabaye gutyo. Wasanga umuti ubitse, wasanga icyomoro cy'umubabaro we wakimubonera. Imana rero idufashe kandi tugirire neza. ngo kandi gusaba kwanjye kuzinutswe bene mama. Umubabaro yari afite, yari yarabuze umuntu umwitaho, abantu bose abafata kimwe, abona ko bose ari kimwe. Ngo ndetse n'abana bato baransuzugura, iyo mbyutse mba mvuga nabi. Inshuti zanjye z'amagara zose ziranzinutswe, nabo nakundaga bampindukiye abanzi. Amagufwa yanjye yumiranye n'umubiri wanjye n'inyama zanjye, ndetse sigaye ku menyo gusa. Abana batoya ngo baransuzugura, uwo ni Yobu. Ngo umugore wanjye ntakifuza kumva icyuya cyanjye, uwo ni Yobu. Ageze ubwo avuga ngo ndetse n'amagufwa yanjye, amagufwa yanjye yahoberanye n'umubiri. Yobu yahuye n'umubabaro w'indengakamere. Yobu icyizere yari asigaranye ni kimwe, yari asigaranye icyizere cyo kuvuga ngo naho umubiri wanjye wabura ukavaho, aravuga ngo ikintu nizeye nuko amaso yanjye azamureba atarayundi. Arangije aravuga ngo mfite ibyiringiro by'uko umubiri naho wamara kubura ukavaho,
amaso yanjye azamureba ntago ari ayundi. Ndagusabira ibyiringiro by'uko ubuzima bugomba gukomeza muri ibi bihurimo. Bwira umutima wawe ngo wiringire Imana ishobora byose, kubera ko yagukiza mu mubabaro no mu kazitiro urimo, ikaguhindurira amateka n'ubuzima. Ni Imana ishobora kukwibagiza ibyo wanyuzemo, ni Imana ihanagura amarira, ni Imana yacu yitwa Kamarantimba, ni Imana ikuraho umugogoro, ni Imana igukura mu cyiciro cy'umwijima ikagushyira mu cyiciro cy'umucyo, ni Imana isibanganya amateka y'ibyo watambutsemo, ni Imana ishobora kuguhumuriza yonyine. Imana ikubikiye ihumure kuko Satani yari yarakubikiye ihungabana. Imana igufitiye iterambere, Imana igufitiye ibyishimo ahantu utazi, Imana igufitiye ibizakunezeza mu minsi usigaranye, Imana ifite ibyo kugukomeza, Imana igufitiye, reka nkubwire, Imana ifite aho kukubika, Imana igufite aho kugushyira muri iyi si. Imana yakubonera icyomoro cy'umutima wawe, Imana izaguha ibyo umutima wawe ushaka. Nje kukubwira ngo muri ibi bihe bikomeye ntabwo Imana yacu yapfuye, ntabwo Imana yacu ifatanyije n'abanzi bacu. Imana yacu iri mu ruhande rwacu kandi iriho ku bwacu kugira ngo yongere idusane ndetse igire gute itwomore. Ndakwifuriza muri ibi bihe turimo kongera kugira ibyiringiro. Dore ibyiringiro Yobu yageze, hanyuma bigakora ku mutima w'Imana, kandi na n'ubu tukaba tukirahira Yobu. Uyu mugabo witwa Yobu yagize ibyiringiro, niyo tubisomye turi mu makuba natwe turushaho kwiringira. Yigeze avuga mu magambo mu bice bya 23 ku murongo wa 8 ngo imbere he hose hari hahindutse umwijima. Yobu ngo yaricaye, mureke mbabwire, kubibwira abanyarwanda biri bunyorohere kuko babyumva cyane. Hari igihe umuntu yabayemo akajya kurikirana amakuru yimbitse, aho wicaye ukumva ngo mama wawe bamaze kumwica, aho wicaye na papa wawe warapfuye, aho wicaye bashiki bawe babishe, aho wicaye basaza bawe bamaze kubica, aho wicaye na nyogosenge bamwishe, aho wicaye na so wanyu bamwishe, aho wicaye na nyogokuru wawe bamwishe, aho wicaye na sogokuru wawe bamwishe. Ndabizi kubwo buzima abanyarwanda babunyuzemo muri benshi. Mwumva inkuru zimbitsi. Uyu mugabo witwa Yobu yaratubanjirije mu mubabaro, yahuye n'umubabaro akajya yicara ngo akajya yumva amakuru yimbitsi. Ariko nje kuguhumuriza kubwira ngo ntago imbitsi arizo zizaguma mu matwi yawe, ntago imbitsi arizo zizaguma mu matwi yawe, ntago induru zizaguma mu matwi yawe. Nje kukubwira ngo hari ihumure ritegurwa n'umugabo witwa Yesu, akaguhumuriza kandi akakomora. Hari abantu bomowe nawe, hari abantu bahumurijwe nawe, hari abo yahinduriye amateka, hari abari bazi ko batazageza muri uyu mwaka, hari abari bazi ko muzicwa n'ibikomere mwatewe, hari abari bazi ko muzapfa kubw'ubumuga mwasigiwe, kubw'ibintu mwakorewe bitari byiza, hari abari bazi ko muzarwara imitima mukicwa nayo, ariko Imana yarabomoye murakomera. Hari abari bazi ko muzapfa muzahinduka abasazi ku musozi, ariko Imana yarahabaye, ntabwo ariko byagenze. Hari abari bazi ko baziyahura, ariko siko byagenze. Imana yakingwa ibigo by'amashuri, muriga murarangiza, abandi mwurira indege mujya kwiga mu mahanga. Hari abafite ibigo bikomeye muri kuyobora, hari abari mu ngabo z'igihugu, hari abari muri polisi, hari abantu bakomeye mukore ibintu bikomeye, hari abashinzwe ibintu bitandukanye. Imana yarabubatse isibanganya amateka n'ibikomere mwari guhura. Reka nkubwire, nta wari uzi kuzaseka, burya ntago, hari abatari babizi kuzaseka, ntago bari bazi kuzagira ubwenge, ntibari bazi kuzabona burusi, ntago bari bazi kuziga kaminuza ngo uyirangize, ntibari bazi ko waba umugabo ngo ubyara abagabo, ntago bari bazi kuzaba umugore, ntago bari bazi kuzabyara, ntago bari bazi ko umuryango
umuryango wawe uzaguka, bari bazi ko muzapfa mukarangiza, ariko nje kukubwira yera, Imana y'amahirwe, Imana y'amahame, Imana igira neza bugacya bukira, niyo yabaye mu ruhande rwawe, yirukana umwijima w'icuraburindi wari waratewe na Satani, iguhindurira amateka, iba mu ruhande rwawe, irakomora, ubundi ukajya uhora n'ijwi ryo kukubwira ngo humura, turi kumwe, tuzagendana, ahataringaniye mparinganize, Uwiteka nahabwa icyubahiro kubera ko yabomoye. Imana irahari ku bwanyu. Mwavuyemo abantu badakekwaga, kimwe nuko igihugu cyacu cyavuyemo igihugu kitakekwaga. Ngewe narababwiye njya kuzinukwa kwiga, ikintu cyantumye ngarukira mu wa gatandatu mu gihembwe cya mbere, ubundi umwaka nize neza n'uwa gatanu. Ngewe hari ibintu nirebeye n'amaso yanjye, ibyo bintu maze kubibona, reka mbabwire, mpita mvuga ngo nabize ntacyo bizabamarira. Nabonye abana b'abahungu bapfanye diplome, mbona abana b'abakobwa beza, ndababona bari barangije za kaminuza, mbona ibintu bakorewe, mbona ukuntu bapfuye, mbona ukuntu baziza ubusa, mbona ukuntu baziza akaga, mbona ibintu bibi bisa nabi by'umubabaro w'indenga kamere, bituma mvuga ngo nabize ntacyo bizabamarira. Nanjye kuva mu ishuri biranyorohera, ndavuga inti n'ubundi nabize bayapfushije ubusa. Kubera iki? Ntago nari nzi ko iki gihugu kiziyubaka, ntago nari nzi ko kwiga bizagira agaciro, ntago nari nzi ko tuzagera aho tugeze. Ibi bintu byakozwe n'imbaraga z'Imana yacu. Mureke mbabwire, uyu mugabo witwa Yobu, nibyo nakubwiraga ngo ntago imbitsi y'agahinda n'umubabaro bizaguma mu matwi yawe. Hari ijoro ry'ihumure, hari igitondo cy'umugisha kikurindiriye wowe aho wicaye. Ntuheranwe n'agahinda, Imana igufitiye amakuru yizewe, Imana ikubikiye ibisubizo, Imana igufitiye ubutabazi, Imana igufitiye ibyiza igomba kuzagupangira ukiba muri ubu buzima. Kandi reka nkubwire, ntukite ku bintu byinshi, ujye wita ku kintu cyatumye Imana igusiga. Mureke nkubwire, Imana igusiga ntiyahubutse, Imana ikurinda, yakurinze yabitekereje. Hari inama zo kurindwa zabaye, ijuru riraterana, Imana iravuga ngo mumurinde, naho bamukorera ibimeze gute, mumurinde. Abantu Imana yarinze nimuyihe icyubahiro. Imana ijya kukurinda yabyizeho, Imana ijya kukurinda hari inama zari zakozwe, hari ingabo ziturutse mu ijuru zaje kukurinda. Niyo mpamvu utapfuye wa munsi ukaba ugihumeka, hari icyatumye kurinda. Imana yarakurinze kugira ngo uzabere isomo abagabo, uzabere isomo abagore, uzabere isomo abakobwa, uzabere isomo abasore. Cyenge mbwira abantu ngo nimutigishwa na Bibiliya, mujye mwigishwa n'Abanyarwanda. Abanyarwanda ni abantu b'amateka. Ushobora kwigira ku Banyarwanda kwihangana, wabigira ku mateka banyuzemo kandi bagakomera, ni ibintu bikomeye cyane. Uyu mugabo witwa Yobu rero, ngo ahorana inkuru zimbitse, akicara yaba yicaye hatarava n'ikindi ataratuza. Yobu bati abakobwa bawe n'abahungu bari mu kabyiniro barapfuye, iyo mbitse kabiraje. Yaba ataratuza, umugaragu akaza waragiraga intama ngo abakarudaya bamaze kunyaga amatungo yawe. Yaba ataratuza, bigenze gutya na gutya, yo bakajya ahora yumva inkuru z'incamugongo. Ureka nkubwire, Yobu ngo yagezaho ashishimura imyambaro yari yambaye, ngo arangije atangira gusiribanga ibirenge he mwivu, agira umutima ubabaye, ariko yari afite ibyiringiro. Nifurije abantu muri ibi bihe kugira ibyiringiro, kandi ibyo byiringiro byo kwiringira umwami wacu ntago bidukoze isoni, ariko ngo abantu bose bafite ibyo byiringiro ngo bajye biboneza nk'uko umwami agire gute, nk'uko aboneye. Hanyuma Yobu izo nkuru zimbitse ziraza, yavuze ijambo rimwe, yaravuze ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ngo ntacyo njyanye, ngo Uwiteka niwe wabimpaye, hanyuma ngo Uwiteka niwe ubyishubije. Maze Yobu ngo Imana imwitegereje iri mu ijuru, ngo irebe ukuntu Yobu atayivumye ngo ayituke. Arangije aravuga ngo muri ibyo byose Yobu nta na kimwe yigeze acumuza ururimi rwe. Satani yari yibwiye ko yarangije Yobu, yari yibwiye ko
atazongera kwegura umutwe. Ariko Imana yari yarateguye abandi bakobwa kwa Yobu, yari yarateguye abandi bahungu, yari yarateguye undi muryango mwiza, yari yarateguye andi mafeza, yari yarateguye amazahabu, yari yarateguye abandi baja, yari yarateguye ibintu byinshi azashumbusha Yobu. Hanyuma ndashaka gusoza nkubwira ngo Imana igushumbushe, Imana igushumbushe. Reka nkubwire, Imana igushumbushe nujya kubyara, izaguha abahungu n'abakobwa, izaguha abana b'abanyabwenge, izaguhe ba Gihozo n'abakamara ntimba, izaguhe abana b'umugisha, izaguha abana beza bazakwibagiza abo wabuze. Imana nigushumbushe, Imana nigushumbushe, inezeze umutima wawe, Imana igushumbushe kandi igukomeze. Hanyuma mbifurije gukomeza kugira ihumure kandi mukomeze muhirwe n'Imana ibagote mu mpande zanyu zose. Amen.